Intangiriro cyangwa se igitabo cy'Itangiriro igice cya 17. Ikimenyetso cy'isezerano. Aburahamu amaze imyaka 99 avutse, Uhoraho aramubonekera aramubwira ati: "Ni jye Mana nyir'ububasha, ujye unyoboka kandi ube indakemwa. Nzagirana nawe isezerano kandi nzagwiza cyane urubyaro rwawe." Aburahamu yikubita hasi yubamye, maze Imana iramubwira iti: "Dore isezerano ngiranye nawe, uzakomokwaho n'amahanga menshi. Ntabwo uzongera kwitwa Aburahamu, ahubwo uzitwa Aburahamu, kuko nzaguha gukomokwaho n'amahanga menshi. Nzaguha kororoka cyane ube sekuruza w'amahanga, ndetse n'abami bazagukomokaho. Nzakomeza isezerano nagiranye nawe n'urubyaro ruzagukomokaho. Iryo sezerano rizahoraho uko ibihe bihaye ibindi. Nzaba Imana yawe n'iy'abazagukomokaho. Wowe n'abazagukomokaho nzabaha iki gihugu cyose cya Kanani wimukiyemo. Kizaba gakondo yabo burundu, kandi nzaba Imana yabo." Imana ikomeza kubwira Aburahamu iti: "Wowe n'abazagukomokaho mugomba gukomeza isezerano ryanjye uko ibihe bihaye ibindi. Dore icyo mugomba kwitaho, wowe n'abantu bawe n'abazagukomokaho. Umuntu wese w'igitsina gabo agomba gukebwa. Uko gukebwa kuzaba ikimenyetso cy'isezerano nagiranye namwe. Umwana wese w'umuhungu wo muri mwe azajya akebwa amaze iminsi 8 avutse, ari uvukiye mu rugo rwanyu cyangwa umunyamahanga mwaguze. Abavukiye mu rugo rwanyu ndetse n'abo mwaguze bose bagomba gukebwa. Icyo kimenyetso kiri ku mubiri kizagaragaza ko isezerano nagiranye namwe ari iry'iteka ryose. Umuntu wese w'igitsina gabo utazakebwa azacibwa mu bwoko bwanjye, kuko azaba yarishe isezerano nagiranye namwe." Imana ikomeza kubwira Aburahamu iti: "Umugore wawe ntuzongere kumwita Sarayi, kuko izina rye ribaye Sara. Nzamuha umugisha kubyarira umwana w'umuhungu. Ni koko nzamuha umugisha, akomokweho n'amahanga ndetse n'abami." Aburahamu acyubamye hasi asetswa no kwibaza ati: "Mbese nabyara amaze imyaka 100? Ese Sara we umaze imyaka 90 yabyara?" Nuko abaza Imana ati: "Kuki utareka Ishimayeli ngo ancikure?" Imana iramusubiza iti: "Oya da, ahubwo umugore wawe Sara azabyara umwana w'umuhungu, uzamwita Izaki. We n'abazamukomokaho nibo tuzagirana isezerano ry'iteka ryose. Naho ku byerekeye Ishimayeli, humura, nzamuha umugisha, muhe kugwira no kororoka cyane. Azabyara abatware 12, kandi nzamugira ubwoko bukomeye. Ariko undi mwaka iki gihe Sara azakubyarira umuhungu Izaki. Uwo ni we tuzagirana isezerano." Imana imaze kuvugana na Aburahamu imusigaho irigendera. Nuko munsi Aburahamu agenza nk'uko Imana yamutegetse, akeba umuhungu we Ishimayeli n'ab'igitsina gabo bose bo mu rugo rwe, ari abahavukiye ari n'abo yaguze. Aburahamu nawe yakebwe amaze imyaka 99 avutse, naho Ishimayeli we yakebwe amaze imyaka 13 avutse. Uwo munsi Aburahamu n'umuhungu we Ishimayeli barakebwa, n'abagabo bose bo mu rugo rwe, ari abahavukiye n'abo yaguze mu banyamahanga, bakeberwa hamwe nawe. Nyuma yo gukurikira iki gice cya 17 cy'igitabo cy'Itangiriro, subiza ibibazo bikurikira. Ni bande bahinduriwe amazina bavugwa muri iki gice? Vuga amazina bitwaga mbere ndetse n'amazina mashya bahawe. Ikibazo cya kabiri: ikimenyetso Imana yahaye Aburahamu cyagombaga kumutandukanya n'andi mahanga ni ikihe? Ikibazo cya gatatu: wasuzuguraga ikimenyetso cy'isezerano Imana yari yatanze, byamugendekeraga gute? Ikibazo cya kane ari nacyo giheruka: igihe Aburahamu yasabaga Imana ngo Ishimayeli abe ari uzamucikura, Imana yamusubije ngo iki? Ibisubizo byawe ubasha kubitanga ukoresheje umwanya wagenwe ahandikwa comment, cyangwa se icyo wongeraho ku kiganiro. Mwifurije gukomeza kubana natwe muri iyi gahunda ya Dusome Bibiliya. Imana iguhe umugisha naho ubutaha.